Mwaramutse Yesu ashimwe. Haguruka rero dushimire Imana, haguruka tubyinire Imana. Imana yumva gusenga. Haguruka iki gitondo, byuka, sohoka mu mashuka, shyira amaguru hasi, upfukamira Imana, ramburira Imana amaboko, kanura amaso, urebe hirya no hino, urebe ko ukuntu wabyutse umeze neza. Senga, shima Imana. Nayumva gusenga, Mana nkuramburiye amaboko, umva gusenga kwacu Mana. Uri Mana yumva gusenga kwanjye, uri Mana yumva gusenga. Haleluya, yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu. Turakomeje gusenga, turabikomeje. Imana yumva gusenga. Ntucogore wowe gusa, ntucogore. Imana yumva gusenga, niryo tangazo ry'iki gitondo. Yebuje Mana uratangaje, ineza yawe Mana hinduka. Twumvishe gusenga kw'abakozi bawe, wakoze imirimo itangaje. Haleluya, haleluya, mina mina mina, haleluya. Pasikere pasikere pasikere, re bozere, haleluya haleluya haleluya. Mana wumva gusenga, ndi umugabo wo kubihamya. Uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga kwacu Mana. Haleluya, uri Mana yumva gusenga kwacu, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga, uri Mana yumva gusenga. Mana wumva gusenga, wumva gusenga Mana, umva gusenga Mana, umva gusenga Papa, umva gusenga. Ndanezerewe. Haleluya, 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 haleluya. Umva gusenga Mana. Nyemerera ngushime ko wumva gusenga Mana. Nyemerera nguhimbaze kuko wumva gusenga. Nyemerera ngushyire hejuru kuko wumva gusenga. Mwami, ku kwezi turi imbere yawe Mana. Iki cyumweru cya mbere gitangira uku kwezi turi gusenga, turi imbere yawe Papa. Si uko tutari dusanzwe dusenga, ahubwo Mana, muri uku kwezi kwa karindwi twagutangije amasengesho. Turagushima Mana, turagushima kutajya uhamagarira abantu ubusa. Turagushima ko ntawagusenze ngo akorwe n'isoni. Turagushima ko ntawakwiringiye ngo amware. Turagushima Mana, abaje imbere yawe bose, abasenze, abashyize amavi hasi, abakwiringiye, abagutegeye amaboko. Yesu, mu gusenga biracyashoboka, mu gusenga imigozi cikagurika, mu gusenga tubona amahoro, mu gusenga ibihindizo by'ibyuma bicikagurikamo, mu gusenga inzugi z'imiringa zicikamo zigakinguka, izindi zigakinguka. Mu gusenga kuko uri Imana yumva gusenga. Mu gusenga tuganira nawe, mu gusenga tuhamenyera amakuru, mu gusenga turaharuhukiye, mu gusenga, mu gusenga, mu gusenga, mu gusenga dukingurirwa ijuru, mu gusenga. Haleluya, 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 haleluya. Gusenga, turagushimiye Mana, kugenda utwigisha gusenga. Uri kutuvana mu bwiza utujyana mu bundi. Abigishwa babwiye Yesu ngo ubiginga bigishe gusenga. Nawe Mana urimo uratwigisha gusenga, urimo uradufasha, urimo uratwibutsa, urimo uraduhugura, urimo urongera, haleluya, kudusubizamo imbaraga, kudusubizamo inyota yo gusenga. Turagushimye Mana, ntawasenze ngo akorwe n'isoni. Turagushimye kuri Imana yumva gusenga. Hari ibyo twasengeye urumva, hari ibindi tukirindiriye, hari n'ibyo uri gukora tutasenze, tutabisengeye, tutanabitekereza. Ariko wowe kuko iyo dusenze amasengesho akuraho n'ibyo tutatekereje, wowe uza kureba uko tumereye, ukareba uko tumeze, ukareba ibidukwiriye, kubera ko twasenze, kubera ko twahagaze imbere yawe. Shimwa kubwo iki gitondo cyo gusenga, shimwa iki gitondo cyo gusenga.
umuntu wese usenga muri iki gitondo, umuntu wese uhaguruka mu gitondo agasenga, umuntu wese wongera ubyutse inyota, abantu bose, abantu basenge, abantu bagarukane amasengesho ya mu gitondo, be kurutwa n'inyoni ngo zirazinduka zikaguhimbaza zikagushima, abantu bagarukane umwete wo gusenga mu gitondo mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, shimwa mwami, shimwa papa. Haleluya, Imana yumva gusenga. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana ry'uyu munsi, ryo dusengeramo, ryo dushyira ku munsi wacu tukaryizereramo, Uwiteka akarikoreramo. Ni Luka 7, turava ku murongo wa 11 tugere ku wa 17. Reka nsubiremo Luka 7, turava ku murongo wa 11 tugere ku wa 17. Umutwe w'amagambo uravuga ngo azura umwana w'umupfakazi w'icyajya mu mudugudu witwa Nayini. Abigishwa be n'abantu benshi bajyana nawe. Ageze hafi y'irembo ry'umudugudu ahura n'abikoreye ikiriba. Uwari wapfuye yari umwana w'ikinege kandi nyina yari umupfakazi. Abantu benshi bo muri uwo mudugudu bari bamuherekeje. Umwami Yesu amubonye amugirira imbabazi, aramubwira ati wirira. Yegera ikiriba agikoraho. Abakikoreye barahagarara. Ati muhungu, ndagutegetse byuka. Uwari upfuye arabaduka atangira kuvuga Yesu amusubiza nyina. Bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana bati umuhanuzi ukomeye abonetse muri twe, kandi bati Imana igendereye ubwoko bwayo. Iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose no mu gihugu hose gihereranye naho. Amen. Umwami ahimbazwe. Iki gitondo ijambo rya mbere riravuga ngo Yesu amubonye amugirira imbabazi. Yesu arakubonye akugiriye imbabazi. Ukwezi kwa 7 ni ukwezi kw'imbabazi zijyana n'ubuntu. Yesu akugiriye imbabazi. Yesu akugiriye impuhwe. Yesu angiriye imbabazi. Yesu angiriye impuhwe. Yongeraho kandi ngo wirira. Uyu mudamu w'umupfakazi ntakiriho, ahubwo hariho twebwe. Iri jambo ni twe riziye muri iki gitondo. Wirira mame Beneze. Wirira, hari ibiri kuturiza. Yesu yavuze ngo twirira. Wirira. Muri uyu mudugudu witwa Nayini byari ibi bikomeye. Hari amarira menshi. Ayo uyu mudamu wapfushije, ayaba abantu bari bamuherekeje bamufashe mu byago, baje kumufata mu mugongo, nabo bari bababaye. Hari igihe umuntu agira ibibazo nabo bari kumwe bakamufasha muri ako gahinda. Ni byiza Bibiliya avuga ngo tubabare n'abababaye twishimane n'abishimye. Uyu mama yari umupfakazi. Hari ibibazo twahuye nabyo mu buzima bwacu tugendana. Yewe rimwe na rimwe usanga tugifite n'inkovu z'ibihe kubera ibyo bihe twahuye nabyo, kubera ibyo bihe twabiciyemo. Uyu mama w'upfakazi ntabwo bwari bwarasibanganye, ni ikintu yagendanaga. None n'akana ke k'agahungu yari yifitiye kari gapfuye. Yarasigariye he? Uretse ko kuza kwa Yesu akagira icyo akoze. Hari igihe tugera aho hantu, hari igihe tugera muri icyo gikombe, ariko hari Yesu. Hari Yesu dukomere. Hari Yesu twekurira. Hari Yesu tugirira imbabazi. Hari Yesu tugiriye imbabazi iki gitondo. Aho twari turi kurira, aho twari tubabaye dutangiye igice kindi cya 2 cy'umwaka, igice cya mbere amezi 6 ya mbere y'umwaka yararangiye. Uyu munsi dutangiye andi mezi 6 tukirira, tukireba nta mpinduka, tukibona nabo tukavuga ngo bana ibi bintu bizarangira biti, ibi bintu bituyobeye. Ari amarira gusa, dukora ibintu bigenda bipfapfana. Ariko uyu munsi yaje mu mwuka w'urupfu, yaje gucyaha umwuka w'urupfu. Haleluya. Hari urupfu rwica abacu, hari urupfu rwica ibyacu, hari umwuka w'urupfu, hari ibyaje gushaka kutwica. Ariko Uwiteka yavuze ngo twekurire, ngatugiriye imbabazi muri uko kwezi kw'imbabazi zijyana n'ubuntu. Kandi uyu mudamu nta kiguzi Yesu yamuciye, ntacyo. N'ubuntu bwatumye asubizwa umwana we ari muzima.
ngo yegera ikiri bagikoraho, yegera umurambo w'umwana awukoraho, yegera abari bahetse bagiye gushyingura akoraho, ku isanduku akoraho, barahagarara. Hagarara, Yesu yaje. Hagararana imbere ya Yesu, mwereke icyapfuye, mwereke aho byapfiriye, mwereke aho bipfuye. Data wa twese abikoreho. Hari ikiganza cya Yesu gikiza, hari ikiganza cya Yesu kizura, hari ikiganza. Bibiliya ivuga ngo ukuboko kw'Imana kw'iburyo gukora iby'ubutwari, hari ukuboko kw'Imana, haleluya, kugikora na n'ubu, kuzura. Ngo Yesu yegera ikiriba agikoraho, abakikoreye barahagarara, bari bikoreye umurambo w'umwana barahagarara. Aravuga ati, muhungu ndagutegetse byuka. Hano Yesu uyu munsi yaje gukoresha itegeko. Ntabyo kunegosiya n'ibyari bitwishe, ntabyo kunegosiya n'abari batwishe, nta Yesu yazanye itegeko ngo ndagutegetse. Yesu arategetse ngo tubeho, Yesu arategetse ngo ibyacu bizuke, Yesu arategetse ngo abacu babeho, Yesu arategetse ngo abacu bazuke. Ngo amusubiza ngo wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Haleluya, ibyacu byari bipfuye bisubiyemo ubuzima, abacu bari bapfuye bashubijwe ubuzima. Hari abari bapfiriye mu byaha barakizwa kuko haje itegeko, baramenya Yesu, haje itegeko. Abo Satani yari yiciye mu buryo butandukanye, abo abagome bari bishe, ibyo abagome bari bishe, ingo Satani yari yishe, imiryango ya Satani yari yishe, ibyacu ubuzima. Hari Yesu wazanye itegeko, hari Yesu wazanye itegeko. Wirira, Yesu yavuze ngo wirira. Mama wirira, papa wirira, wa musore we wirira, uzengurutse igihe wirira, humura wirira. Wa mukobwa we wirira, mama we wirira kubera abana, wirira. Yesu yavuze ngo wirira, yakugiriye imbabazi, yakugiriye impuhwe, yakugiriye imbabazi zijyana n'ubuntu. Wirira. Haleluya. Ngo wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Yesu amusubiza nyina. Haleluya. Ibaze nawe uyu mupfakazi ukuntu yabaye, abonye akana ke bagakuye mu isanduku, niba ari isanduku, niba ari icyo bari bagahetsemo bagiye kugashyingura, bakabona baramuteruye. Yesu aramuterura, takira. Uko niko Yesu natwe ateruye ibyacu byari bipfuye, arabidushubije. Tega ibiganza. Ese witeguye gutega ibiganza ngo wakire ibyawe Yesu agushubije? Ese niteguye gutega ibiganza ngo nakire ibyanjye Yesu anshubije? Haleluya. Niba ari umwana wakunaniye, witeguye gutega ibiganza ngo mwakire mu rugo? Niba ari umugabo wakunaniye, umugore wakunaniye, witeguye gutega ibiganza ko Yesu amuzuye? Yari yarapfiriye mu byaha, mu bintu bitandukanye, mu ngeso mbi, mu kutamenya, Yesu akaba amukugaruriye. Uteze ibiganza ngo mwakire Yesu ko amugaruye, bigushubije ari bizima. Haleluya. Hari imiryango yacu yapfuye, yagiye atuvuye, ibyacu byagiye, ariko Yesu arabizuye, bidushubije ari bizima. Haleluya. Hari Imana yatugiriye impuhwe. Hari Yesu duhuye nawe, muri uku gusenga. Ngo nuko Yesu yari ari kugenda, ngo bajya mu mudugudu witwa Nayini. Ngo bakigera mu marembo y'umudugudu, bahurayo n'aba bantu bafite ibibazo. Uko niko natwe turi gusenga, ariko twahuye na Yesu wazutse, twahuye na Yesu uzura, twahuye n'ukuboko kwa Yesu gukora ku bintu bikazuka. Duhuye muri aya masengesho na Yesu uzura agasubiza ubuzima. Umwami ahimbazwe. Ngo wari upfuye arabaduka, atangira kuvuga. Ibyacu bigiye kongera kwemera, aho byari byarapfiriye birakemutse. Watangiye ibintu birapfa, humura. Hari Yesu bikozeho, bimwerekewe gusa. Ngo bari bikoreye ikiriba barahagaze, bareka Yesu abikoraho. Haleluya. Turagushima Yesu. Ku murongo wa 16 bavuze ngo bose baterwa n'ubwoba bahimbaza Imana.
ibintu Yesu agiye gukora ni ibintu birenze. Ntabwo bagize ubwoba kuko bababaye, ntabwo bagize ubwoba kuko bashobewe, ahubwo bagize ubwoba kubw'ibitangaza bikomeye Yesu akoze, kubw'igitangaza gikomeye cyo kuzura Yesu akoze, akabashubije ubuzima. Ibyo Uwiteka agiye gukora natwe bigiye kudutera ubwoba, butuma dushima Imana, butuma twongera gupfukama tukavuga ngo icyubahiro ni icy'Uwiteka gusa, nta wundi, icyubahiro ni icy'Imana gusa, nta wundi. Haleluya, Imana ishimwe. Ngo iyo nkuru y'ibyo yakoze yamamara i Yudaya hose, ni ukuvuga ngo ibigiye kumenyekana ko Uwiteka ari we usubiza ubuzima, bigiye kumenyekana ko Uwiteka ari we wica agakiza. Yesu ashimwe, we udushubije ibyacu byari byarapfuye. Yesu ashimwe, uduhojeje amarira iki gitondo. Yesu ashimwe, utugiriye imbabazi zijyana n'ubuntu. Iri jambo ryomatane na buri saha y'uyu munsi, ryomatane n'igitondo cyacu, n'igicamunsi, n'ikigoroba, n'ijoro rinishye ry'uyu munsi, mu izina rya Yesu. Ubuzima bwacu Mwami turabwakiriye ari buzima, twakiriye ibyacu ari bizima, mu izina rya Yesu. Uyu munsi imenyekane hose, aho dutuye, aho tuvuka, aho twashatse, mu bihugu turimo, ko Uwiteka asubiza ubuzima. Amen. Ndagushimye Mana, ndaguhimbaje, icyubahiro kibi cyawe ko tuzuye, ukatuzurira ibyacu n'abacu, ukaba udushubije ibyacu Satani yari yarishe, ukaba udushubije ibyacu abantu bari barishe, ukaba udushubije ibyacu ibihe byari byarishe, ukaba udushubije ibyacu byari byarishwe n'akarengane, ukaba udushubije icyacu cyose cyari cyarapfuye, ukaduhoza amarira. Oh haleluya, ukatwuzuza amashimwe, ukaba utugiriye imbabazi zijyana n'ubuntu. Shimwa Mwami, ndaguhimbaje gitare, Mwami ni wamamare none n'ibihe bidashira. Amen. Shalom shalom, umunsi mwiza. Mwari kumwe na Mama Ebenezer.